kwegereza Pasika. Hanyuma hano baratubwiye ngo inzira y'abacunguwe, hanyuma bakatubwira n'inkuru yo muri Yesaya cyangwa se mu buhanuzi bwa Yesaya. Harimo amasezerano akomeye aho bavuga ngo genda ubwire abantu bafite ibitinya bagire gute bakomere. Bakatubwira n'inzira ngo izacamo abantu bavuga ngo azaba ari inzira yo kwera. Wabijyana mu buryo badusomeye mu Baroma, batubwira iby'ibyaha n'intege nkeya, umuntu yifuza gukora ibintu byiza ariko agashiduka hari ibintu byamutanze imbere, hanyuma akavuga ngo ariko mbonye ishyano, yarangiza akavuga ngo ariko mfite untsindishiriza. Yesu ashimwe. Abantu ngo ariko Imana ishimwe ko izagiza ibyaha cyangwa se ikangiza urubanza rw'ibyaha kubwa Kristo. Uwo Kristo rero niwe turimo twitegura. Ugereranyije uko igihe ibihe bigenda, naho tugeze muri iminsi 40, naho tugeze twitegura Pasika, turi muri iki gihe yari arimo akora ibitangaza. Niyo mpamvu uwaduteguriye ibi bice yatujyanye aha ngaha. Ababo nimugende mubwire abantu bafite imitima itinya, abari bafite ibibatinyishije, mubabwire yuko Yesu arimo agenda akora imirimo. Ahubwo ngo nimukomeze amaboko agize gute? Sibura amaboko atendetse n'ameza abuze kuvuga ngo ni umuntu afite imbaraga, amava asukuma, mugende mubabwire ngo nimukomere. Yesu ashimwe. Icyo nicyo cyazanye Yesu. None muri iki gihe rero nibyo yarimo agenda akora. Aravuga ngo abantu bafite amavi asukuma, badafite imbaraga, bacitse intege mu rugendo, abantu babuze uko bagenza, abantu bafite ibibagoye, nimugende mubabwire ko Yesu yaje, yavuye mu ijoro, aravuka, araza afata urugendo, ageze muri cya gihe cyo gukora umurimo wamuzanye. Arababwira ngo rero Yesu arimo hano, abantu muzaba mubabwire yuko Yesu araje. Bagira ngo abwiye ko n'abantu bwasohoye. Kuba bwarasohoye rero turimo turabugenderamo. Aya magambo rero arabwirwa b'impuzuzu, arabwirwa n'imvugo, hanyuma tugeze ku murongo wa 5 aravuga ngo impumyi zizagira gute? Abafite ubumuga bwo kutagenda bazagira gute? Bazahaguruka bagire gute? Iki gihe rero Yesu nibwo yageze kuri ba bandi njyemo ngo agatuba kondo, yarangiza agakoreza ku maso ya wa muntu, yarangiza akavuga ngo noneho se urabona bimeze gute? Ngiramubwira ngo noneho ndimo ndagira gute? Ndimo ndareba. Yesu ashimwe. Muri ubu bantu zitarasohoye iki gihe kandi niho yarimo agenda ahagurutsa abantu batagenda. Uribuka Petero na Yohana bageze ngo ku irembo ryitwa ryiza, baramubasanga ngo umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda nyine yaramugaye amaguru, hanyuma ngo baramubwira ngo udutumbire icyo dufite. Yarabanje gutaka, aravuga ngo iyi saha yo kwijugunya amazi ntabwo mbasha kujyamo, nsanga bantanzemo, ntabwo mfite umuntu ujugunyamo. Hanyuma imbaraga za Yesu ziri muri Petero, baramubwira ngo udutumbire icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Baramubwira ngo mu izina rya Yesu haguruka ugende. N'abantu n'ubu bantu zitarasohoye, ziriya imbaraga za Yesu zakoreraga muri bo. Ntabwo rero Yesu yaje kuri ibyo bice gusa, uvuga ngo ibintu byose Yesu yari abifiteho ubutware. Niyo mpamvu bavuze ku mpumyi, bakavuga ku bashonje, bakavuga ku bafite ubumuga bwo kutagenda, bakavuga ku batavuga, n'abatavuga yabakozeho. Aravuga ngo mugende mubabwire ko abantu batavuga ururimi rwabo ruzagobotoka bakavuga.
Iki gihe rero cyari igihe cy'ibitangaza, cyari igihe arimo akora umurimo we ariko yitegura no kujya ku musaraba. Rero muri icyo gihe babonye filime yaje cyangwa bagiye basoma muri cya gihe arimo akora ibitangaza. Yesu haleluya. Ntabwo rero biriya bitangaza yakoze muri biriya bihugu no mu gihe cyabariye abantu yabura kutabidukorera twebwe turiho none, twebwe Bumbogo, twebwe Buzuzu, twebwe twasenze uyu munsi. Ntabwo Yesu yigeze abura imbaraga zo gukora ibitangaza. Hanyuma kuri turi mugende imbara turindire yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munywe, nimuze murye. Kugira gute? Ku giciro, ku mafaranga, kugira gute? Ngo Yesu aduhera ubuntu, ntabwo ajya twaka amafaranga. Yesu ashimwe. N'aya mafaranga tuzana mu rusengero ntabwo ari ukugira ngo agire ibyo adukorera, ni umutima wo gushima ku byo yadukoreye. Ntabwo ari ukugira ngo Imana itwemere, ni umutima wo gushima ku byo Imana yadukoreye. Bavuga Imana yarancunguye, Imana yangiriye neza, reka nanjye mfate ku byo yampaye nzane mu nzu y'Imana. Ariko si uko si uko ni ubuntu. Hanyuma barangije batubwira ngo ubu bicaye mu mashini. Yesu ashimwe. Natwe twicaye mu mashini kubera yuko Yesu yaje. Abantu abarushye, abaremerewe, bya bindi byose mubona birimo kukurushya bizana njyewe ndabyikorera. Niyo mpamvu baturimbeye ngo bicaye mu mashini. Tekereza nawe bari ku rugendo ufite umutwaro wakuremereye, ugahora n'umuntu akakubwira ngo zana uwo mutwaro, zana uwo mufuka wikoreye ukuremereye mugutwaze tugere mu rugo nyigutwaje. Uwo ntabwo wamushimira. Yesu yaje kutwikorera imitwaro. Yesu yaje kuturuhura. Nimureke gukomeza kwirushya. Yaje gukiza ubugingo ariko n'imibiri nayo yaje kuyikiza. Rero bene data, nimureke kwirushya. Hanyuma arangije baravuga ngo Yesu yaduhaye iby'imiryango utari kuduha, iby'amafaranga atari kuduha. Ibyo batubwiye rero ni agakiza. Agakiza ntabwo twari tukabona mu mafaranga, ntabwo ababyeyi bari kukaduha, ntabwo amashuri bari kuyaduha, ntabwo amashuri bari kuduha agakiza. Ariko Yesu we yaraje kugira ngo tubone agakiza, adutura imitwaro y'ibyaha. Niyo yari turemereye kurusha. Uri umutwaro w'icyaha uremera kurusha umutwaro w'ubukene. Iyo mitwaro rero yose, ya mitwaro y'ibyaha, yaje kuvura intimba zo mu mutima, aza no kuvura n'imvune z'umubiri. Byose Yesu yaje kubyikorera. Nagira ngo nongere nibutse yuko mu byazanye Yesu yaje kwikorera imitwaro yawe. Yesu ashimwe. Imitwaro ufite, icyo nicyo cyazanye Yesu yaje kuyikwikorera. Ntabwo yaba yarakoze ibyo bitangaza ngo ahumure impumyi, ahagurutse abananiwe kugenda, abatari bareba abahe kureba, abananiwe kuvuga ngo bananirwe kuba. Wowe ibyawe ntabwo bishobora kumunanira. Yesu rero yaje kugira ngo adushoboze, yaje kugira ngo aturuhure. Bya bindi twebwe tudashobora, bya bindi imiryango idashobora, bya bindi amafaranga adashobora, bya bindi amashuri adashobora, ibyo nibyo byazanye Yesu kugira ngo abyikorere. Uyu munsi rero kuri iki cyumweru ni icyo ngicyo bashaka kutubwira. Bashaka kutubwira ngo nimureke kongera kwikorera imitwaro yanyu, nimureke iyo mitwaro ibavuna, nimureke ibyo bibaremereye, ibyo bishobora kubabuza gutambuka, ibyo bishobora kubabuza gukiranuka, mubizanire Yesu arashoboye. Yesu ashimwe. Nicyo ibice by'umunsi byatubwiraga, ni ukutubwira ngo Yesu arashoboye. Haleluya. Yesu ashoboye na bya bindi byananiranye. Yesu ashoboye bya bindi tubona kuri twebwe bidashoboka. Yesu arashoboye. Hanyuma niyo mpamvu Pawulo yandikira Abaroma yababwiye ngo mbonye ishyano n'ibi byago, ntabwo avuga ku by'ibyaha, arangiza avuga ngo ariko nzajya nesha. Yesu ati ku bwa Kristo Yesu. Amen. Niyo mpamvu Pawulo yabyanditse.
Yesu rero nicyo cyamuza. Imitwaro yawe yose ubona bikwemereye ubizane ubikorere Yesu, ubijyane ku musaraba. Nicyo cyazanye Yesu, nacyemeza ijambo ry'Imana. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye yuko mu byakuzanye waje kuturuhura. Uyu munsi dushobora kuba dufite ibituremereye. Umuntu wicaye hano ashobora kuba afite ibimuremereye, ashobora kuba afite ibimugoye, ariko ibyo ni byo byakuzanye. Turasenze kugira ngo turuhure, uduhe imbaraga zawe, uduhe Umwuka Wera atuneshereze, kandi imitwaro turayiguhereje. Buri muntu wese ibyifuzo afite, ibimuremereye, ibimugoye, turasenze kugira ngo ubyikorere. Ubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.